barabana ntago ari imfubyi. Solange nareke gufata abana ngo bagire imfubyi bafite umubyeyi bombi. Kandi Solange ntagomba kwigira umupfakazi, agomba kujya kubahiriza inshingano z'urugo. Hari ibintu turimo guca amafifi agataka yaba amadini, yaba leta, yaba imiryango. Oya leta yabo ngo ibikuna n'uzaze tubatambuka. Urumva banza nyine unyumve. Banza unyumve. Ahanga ndagira ngo mubwire ngikino naje gusangamo. Urugo rusenywa nawe rugasenywa nanjye. Bivuga ngo nubundi iyo twagiye gusezerana muri leta ntago duhura leta yigize iha. Ahubwo yamenye ko twahuye kuko icyambere niwe wabanje kuricana. Avuga umurimo w'Imana, avuga Imana ko kwimukoresha n'ibitangaza. Ariko ahisha yuko atabanye n'umugabo w'iki amahoro. Byanga binagaragaye, bigaragara we yanga kujya kubana n'umugabo. Noneho babizana ngo byari kera. Iyo kera rero niyo n'ubundi twavuyemo tujya mu gakiza. Iyo kera rero ni nayo twibukaho twavuye kugira ngo tutongera tukagera gute tukagwa. Iyo kera rero ni nayo ituma duhagarara mu gakiza kurende Yesu agarutse, cyangwa se umuntu avuye mu mubiri. None se niko byagenze? Ariko bihagaze. Icyo rero niyo mpamvu mubwira ko abantu bari kwigisha ikinyoma. Iki kinyoma rero bigisha nituvuga urupfu abantu batwumve neza. Abantu bose abantu hafi ya bose bapfuye bahagaze. Oya niko biri umuntu wese, kuko biravango urugo ni ijuru rito. None yunaniwe ni ijuru rito sirindi ijuru zaribona. Ariko twizana siyasa. Mbuze gukimuze. Twizana siyasa. Hakuna siyasa we. Urumva? Kuko siyasa ikwereka kuba umukristo, ikakwereka no kuba umunyabyaha. Ari nabyo uyu munsi abantu benshi barimo kuvuga ngo bajya mu rusengero, none nibasoka mu rusengero Yesu bamusiga mu rusengero, ubundi bafata ubuzima bw'iki bw'amafaranga. Ariko ndagira ngo mubwire ngo udafite umwuka wa Kristo nayo mafaranga ntayo wabana. Bangaye barimo gupfa se kandi bayafite nta kintu babuze. Aya ni bangaye barimo kwica. Gikomeye cyane. Nuko rero ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu Yesu avuze ngo turi mwi. Basuhuza nshuti bavandimwe, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe muherereye hirya no hino hose, kandi tubifuriza ishya n'ihirwe mu byo mukora byose. Uwiteka nyine ngabo akomeze kuba umugisha. Imbere ya kamera turi kumwe na Pastor Noah, inyuma ya kamera kumwe na Ndikubwimana Isaac. Imana ikomeze kubagira neza. Abasenga TV, Noah TV 1, Ndamuzi TV, Nowenda TV 5, mwese mukomeze mugubwe neza aho muherereye. Ndabasuje. No meze neza? Ndashimira Imana. Urumva ukomeye cyane. Mumejwe na Kristo. Komejwe na Kristo. Wirata yirata Imana, ibindi byose cyane ibindi no gusa. Tuganire gakeya ku bintu bigiye bitandukanye biriho muri iyi minsi, mu cyerekezo kigoye kiruhije, mu buzima buhenze, mu buzima buruhije cyane. Abakristo kubasuhuza nshuti bavandimwe, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Abasenga TV, Noah TV, Nowenda TV, Ndamuzi TV, mwese mugende mukore subscribe aho hose mbabwiye, kandi muragenda musangayo ibiganiro byiza kandi by'umwihariko bifite ireme. Pastor Noah, umeze neza? Ndaho meze neza, ndashimira Imana. Okay, nizere ko ukomeye cyane, kandi nizere yuko nkomereye muri Kristo. Nake wirata yirate Kristo, ibindi byose ni ubusa. Reka twanzike mu kiganiro. Muri iyi minsi ya none mari ibazwa ngo ni ikihe gisubizo nyakuri? Gisubizo nyakuri cy'urugo rwa Solange. Gisubizo nyakuri kizwe nawe. Biriya bintu uzi neza ko twirinze kubijyamo ku buryo bwimbitse nk'uko abandi babyinjiyemo. Ariko reka tubifate nk'urugero
nitumara kubifata nk'urugero tubikoreshe mu mwanya uvuga ngo ingo z'abakristo muri iyi minsi ya none zikwiye kuba zitwara gute Pastor Noah? mbere yuko uvuga ngo ingo z'abakristo zikwiye kuba zitwara gute, twahera ku ijambo rivuga ngo ese kugira ngo ube umukristo waturutse ese wavuye hehe, ese kugira ngo ube umukristo wahisemo iki, ese kugira ngo wemere kuba umukristo ntiwari ugamije iki. Icyo aba ari cyo ubanza kumbaza mbere y'uko mbaza ngo kuba umukristo, kuko hari ijambo kuba umukristo ufite aho uva ufite nawe, kandi no ubushaka kuzana ibintu byo kunaniza. Oya ntabwo nkunaniza. Naniza ibyo utumvamo ngo ni ibiki? Ibyo numvamo wowe urashaka kujya ku mutwe kandi nturahera itangiriro. Muri itangira erega itangira ry'umuntu ryari rito cyane, ntago ariko iherezo rigira gute? Ese iherezo ry'umuntu kari ugigenera iteka. Nuko rero iryo herezo umuntu yigenera niryo rimukiza cyangwa rikamugusha. None se ubutumwa tuba twaratanze nk'abahanuzi, ariko wemera ko umuntu ari igikoresho cy'Imana nk'uko akoresha iby'Imana yamuhaye? Ndetse nta n'ubwo umuntu igikoresho cy'abadayimoni. Iyo uri igikoresho cy'abadayimoni uba uvuye mu kuba igikoresho cy'Imana, ntabwo uba ukiri kuko utari wajya mu cyo twita agakiza. Nta kintu upfa n'Imana, nta n'icyo upfa na Satani. Ikiza nuko abantu bareka gukizwa. Impamvu uvuga ngo ikiza si bareka gukizwa, utabishaka yabireka ariko ubishaka akabigumamo. Icyo nakubwira nuko agakiza ari intambara, agakiza nta mahoro kabamo. Amahoro aba muri mu gakiza, ntabwo aba mukavuyemo. Yego, umuntu uri mu gakiza ni ufite amahoro. Ja, umuntu uri mu gakiza n'Imana nayo ikabana nawe muri ako gakiza ni ufite amahoro, ariko wibuke ko atuye mu ntambara. Ajya ubuhanuzi Yesu yavuze ngo iki? Yaravuze ngo ushaka kunkurikira wese nabanze yikorera umusaraba aza nkurikire tubone kugenda. Ariko umusaraba Yesu yari kuvuga ari umusaraba nyabakimuze. Wibibiye turimo. We yawukoze nk'igishushanyo mbonera kigiye tuzacamo. Arangije rero awusoresha kujya mu ijuru, avuga ko turindira umwuka wera. Umwuka wera rero umenye uwugira n'utawugira ntiwabatandukanya. Ariko ikibatandukanya ni kimwe, yavuze imirimo. Yavuze imirimo. Ni imbuto. None se Noah tugarutse gatoya. Yego. Uyo mukozi w'Imana Solange kibi byakomeje kubasaga kandi ukuri ko kuzwi nawe n'umugabo we ya. Jewe iteka sinzi impamvu mba numva bakongera bagasubirana bakorera bara, kuko uri mujyango ufite abana 5 ndawubaha. Nta n'utawubaha. Abana 5 ni benshi pe. Buri baraciye muri byinshi. Umwana wa mbere mubyara muri mu buzima bubi, wa kabiri, wa gatatu, ariko umwana wa 5 ubuzima buraje. Arega kwisi. Nta buzima bwiza buhari. Ubuzima bwiza buhari ni bumwe. Ni ugusoza inshingano za Kristo cyangwa ugasoza inshingano za Satani. Satani ku mwana w'umuntu. None buri ibintu bikurikira ntureba. Yego. Buri hagati ya Solange n'umugabo we ashobora kuva mu wiyahura. Usibye no kwiyahura, buri abagiye gucungana mu buryo umwe yanakwicunda. Ibi bintu biramutsagize ubura ubuzima muri ibi ngibi hagati ya Solange n'umugabo we Larisse, byazabazwa ndi muze. Ubundi ndagira ngo mubwire ikintu cya mbere, uri guturugo niwe biba. Niba harimo ijambo rivuga ngo irinde, rivuga ngo wihangane, rivuga ngo ca bugufi, rivuga ngo tegereza, ni ijambo ry'Imana, ntabwo ari ijambo rya Satani. Satani we rero ikintu akoresha ni ukunaniza. Oya buriya ndebye mu madarubindi maremare. Yego. Sibyo? Isaga nikomeza kubaho gutyo, abanyamakuru bagakomeza kuyagiserera hagati ya Solange n'umugaza gupfa umuntu. Hoshya.
arega buriya barangije gupfa uvuga ngo baragize ntukabarebe iby'umubiri iyo tubibaza biba tumushingura nta yindi komantere ibaho nta n'urundi rubanza ruhaba iyo tutari twamushingura turavuga ahubwo iyo tutaramushingura uru ni rwo rupfu Solange ahagazemo ubu arabarirwa mu bazima arabarirwa mu bapfuye cyane arabarirwa mu bapfuye none yapfuye uruhe rupfu icya mbere ngo bimutse mu rugo bavuga ko ubushobozi ari buke we aragaruka ayanga kujyayo aza kuba hahandi babaga bivuga ngo icyo kibazo baba barakiganiye n'umugabo n'umugore hakabonekamo ikintu no byanarangira hari n'irindi kosa buriya bakoze ntago umugabo aba yaragiye kuri social media kandi uyu ari we wazibanjeho nuba warabanje kurekarama ikibazo bivuga ngo ikibazo nyamukuru si umugabo kiri kuri Solange wanze kujya mu rugo umugabo yamujyanye urupfu rwa Solange k'abantu bamubona agenda ahagaze urupfu mbibutse yuko rwateje ikibazo urupfu rw'umuhanuzi Solange rwateje ikibazo nyine kuko icya mbere niwe wabanje kuricana avuga umurimo w'Imana avuga Imana ko kwimukoresha n'ibitangaza ariko ahisha yuko atabanye n'umugabo w'iki amahoro binagaragaye bigaragara we yanga kujya kubana n'umugabo noneho babizana ngo byari kera iyo kera rero niyo n'ubundi twavuyemo tujya mu gakiza iyo kera rero ni nayo twibuka aho twavuye kugira ngo tutongera tukagera gute tukagwa iyo kera rero ni nayo ituma duhagarara mu gakiza kurende Yesu agarutse cyangwa se umuntu avuye mu mubiri none se niko byagenze ariko bihagaze icyo rero niyo mpamvu nkubwira ko abantu bari kwigisha ikinyoma iki kinyoma rero bigisha nituvuga urupfu abantu batwumve neza abantu bose abantu hafi ya bose bapfuye bahagaze oya niko biri umuntu wese kuko biravuga ngo urugo ni ijuru rito none yo naniwe n'ijuru rito sirindi juru zaribona ariko twizana siyasa twizana siyasa hakuna siyasa urumva kuko siyasa ikwereka kuba umukristo ikakwereka no kuba umunyabyaha ari nabyo uyu munsi abantu benshi barimo kuvuga ngo bajye bajya mu rusengero none nibasohoka mu rusengero Yesu bamusiga mu rusengero ubundi bafata ubuzima bw'iki bw'amafaranga ariko ndagira ngo mubwire ngo udafite umwuka wa Kristo nayo mafaranga ntayo wabana bangaye barimo gupfa se kandi bayafite nta kintu babuze aya ni bangaye barimo kwica nuko rero ikibazo gikomeye cyane niyo mpamvu Yesu avuze ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara none sisi turayihindura ijuru gute ahubwo turahindura abatuye mu isi twe ntitutabahindura bo baraduhindura nicyo cyitwa rero kuba uwa Satani rero buriya muze bavuze ngo mu nzu y'inyumba harimo ibintu by'agaciro by'igikoresho by'igiciro harimo izahabu n'ifeza harimo n'ibiti n'ibyibumba aho ugiye mu buhanuzi uri mu mwuka arabyumva ariko utari mu mwuka arumva ibi byo mu isi ubundi umukiranutsi n'umunyabyaha igihe batari bapfa bagomba kubana hano ku isi inama nagira Tuyizere Solange urumva Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi Imana iracyafite kumwubaka kandi Imana iracyafite kugaruka akaba umugore mu rugo mbega abafriend inshuti ziwe zose zikamusura njye n'ikintu kinambabaza ni kimwe kubona barababaranye bagasangira ubuzima bubi byagera igihe cyo gusangira ubuzima bwiza
ahubwo bakaba bagiye guteza abana babo. ariko reka ejo tuzahamagare Solange mu kiganiro. Urumva niko bimeze. Reka ejo tuzamuhamagare mu kiganiro tumugire inama. Ari Solange n'umugabo bose tugomba kubahamagara. Babaze icyo batekereza kugira ngo baganire ku by'urugo rwabo n'abana babo. Kuko icyambere ngira ngo nkubwire. Kuko Solange ntago azabyimba bari abana batanu ngabishyura amashuri agire gute bafite se bari abana ntago ari imfubyi. Solange nareke gufata abana ngo bagire imfubyi bafite umubyeyi bombi. Kandi Solange ntago agomba kwigira umupfakazi, agomba kujya kubahiriza inshingano z'urugo. Hari ibintu turimo guca amafifi agataka yaba amadini, yaba leta, yaba imiryango. Oya leta rero ngo bikuna ni uzaze tubatandukanye. Urumva banza nyine unyumve. Banza unyumve. Ahangaha ndagira ngo nkubwire ikintu naje gusangamo. Urugo rusenywa nawe rugasenywa nanjye. Bivuga ngo n'ubundi iyo twagiye gusezerana muri leta ntago duhura leta yigize ihaho, ahubwo yamenye ko twahuye kuko twayishiye. Yego. Bivuga rero ngo ibyo twakoze tuyishira ni nabyo twagakwiye gukora kugira ngo tukagendana tukitandukanya nayo, yo tukayiha mapu ikabikora cyangwa ikatugira inama. None uyu munsi rero biraza biza gusenya umuryango, biraza biza gusenya abanyagihugu, biraza biza gusenya umurimo w'Imana. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo aha niho umurimo uri wana, umurimo uri muri iki gihe ahubwo. Muze Yego, tuzagaruka ku munsi w'ejo tuvugisha Solange cyangwa se twerekana ibyo Solange yaduhaye kuri ibintu byo kuvuga. Ibi niyo wanabivuga ijambo yakubwira nge ndi gukurikirana ni rimwe. Ari kuvuga yuko ibyo mu rugo bizubakirwa mu rugo, nibyo kunuzano ku mihanda social media bikubakirwa kuri social media. Ariko ndagira ngo mubwire ngo icyambere umukristo abyigana hariho hose. Ntabwo umukristo ahari bukizwe hariya ngo ahareke. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo twe bazatugarukira ntabwo tuzabagarukira. None se ubwo rugo niba utari kumwe nabwo bazakugarukira gute? Aho bari ushyira ujya kurushanwa mu migezo ntago ahabona ibihembo atararushanwa. Kandi ikindi muri y'ubuhamya tubutangirwa n'abacu bavandimwe. Iyo twanze rero ubuhamya, iyo abacu batanabutanze, Kristo ni ubudutangira. Ariko icyo nakubwira cyo bivuga ko umuntu akiranuka aho bamuzi nawe batamureba. None se buri arakiranutse? Social media rega mumenye ni ubucuruzi. Social media ubu ni kimwe n'imbaraga. Social media kandi munabimenye. Social media ni imbaraga z'umwijima. Ni imbaraga z'umwijima. Kuko abantu benshi barajya bakavuga ibinyoma bakabicuruza. Buri wese akabicuruza. Kandi rero umuntu uvuga ukuri nyene ntibamureba. Bamureba gute se? Ariko navuga ko ufite urugambo rw'ikinyoma, ushyushye inkuru y'umuturanyi utukana bazakora. Oya vuga uti igihugu none ejo intambara iteyemo abasirikare bagezemo. Urebe uburyo bagutereninga bakakwamamaza. Kandi none nawe uri nawo bakaguhiga. Bivuga ngo rero abantu bari gucuruza ibigambo, ntabwo bari gucuruza ijambo ry'Imana. No, ndagushimiye Imana igumugisha. Imana bane namwe. Abasenga TV n'abativani no wenda. Bajye bakora subscribe na comment banadusharinge bake badukunda. Ntabwo dushaka byinshi, turashaka bake bagira. Oya babiri mu dukurikirana murahagije. Nibi. Kuko umuryango uraguka. Tangira ari umugore n'umugabo akazamo n'abana. Ubwo rero ibindi nabuzukuri bazaza. Rero niyo mpamvu nakubwira ngo iyo utabaye maso urangiza social media igukoropye mu bwonko, ugahita uba nk'umuntu ikinyugunyugu niba ukizi cyangwa social media zisenya. Nuko ejo tuzakurikirana tuvuga ngo social media zasenyeye abantu bangana iki. Kuva natangira nabibona social media hari ibyo uvuga by'ukuri ariko hari n'ibyo ariko cyane ishyigikira kubeshya. Astra Vista turi